mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Ivy yararimo asohoka yarageze kuri gate ahura na nyirakuru ahera ko yikanga ese mama Lucas aha yaraje gukora iki inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Ivy ndetse na nyirakuru arimo abaza mama Lucas kamaze ati none se mukecuru ndarota nasinze byanshobeye bimeze bite ntabwo ndi kwiyumvisha uburyo ndi kukubona hano ariko se niyo naba nasinze sometimes umuntu asinda icyo yanyoye nako umuntu asinda ikimurimo nagasinda icyo yanyoye buriya niyo naba nasinze ikindi mu nicyo cyaganze Ivy ahera ko yikora mu maso kavuga ati ariko umenya ngiye gusara none se ni we ndi kubona wowe uje kwa Lucas Ivy ahera kanaseka ariko agaseka ubona babaye atishimye ndaterega mwuzukuru wanjye mba mbakumbuye niyo mpamvu narinje hano Ivy ati wowe udukumbura wowe mama Lucas udukumbura n'umutima mubi ugira n'ubugome ugira ukumbuye njyewe ukumbuye Jinta ariko by the way ushaka ukumbuye Priya wijijisha ngo ukumbuye abantu muri uru rugo ntango ukumbuye umuhungu wawe Lucas mama Lucas ati mbakumbuye mwembi bana banjye Priya ati rero nkubwize ukuri mukecuru mu bantu bose uzatuburira no mu bantu bose uzazana amagezi yawe n'ubuyaye njyewe Ivy ntuzabinzaneho watuburira mama kuko niwe ugira umutima mwiza utamenya ibyo umubwiye byose yabyumva watuburira tata kuko uri nyina ariko njyewe ntago wantuburira wowe ndaterega ndabakunda abana banjye Ivy irakanaseka ati wowe udukunda ati reka nkubwize ukuri niba usigaye udukunda sha umwe muri twagiye gupfa ndakurahiye nihadapfa njye harapfa mama nangwa hapfe tata wowe udukunda busa wadukunda urukundo rutuma tubaho wowe kwanza uje kwenda iki hano ndati yewe nje kubaramutsa Jinta ahera kaza kavuga ati Ivy uri kuvugana nande ubundi ko mbona watinze aho ngaho kuri gate ubundi suri yurajya he wajyaga he uri ku mungu ujya he garuka hano ntago turasoza kuvugana Ivy ati mama ngwino urebe ibitangaza mbonye Jinta ibitangaza ahera ko yegera gate mu kureba akabona hari nyirabukwe Jinta ahera kamuramutsa kabwira Ivy ati none se kutamuhaye karibu Ivy ati ariko mama iki kibura gihereza karibu iwawe uyu mugome uramuhereza karibu iwawe Jinta ati Ivy jya wubaha abantu bakuru uyu ni nyogokuru wawe Ivy ahera agaseka ati nyogokuru wanjye njye nta nyogokuru ngira nyogokuru ngira uri kunyumva neza ni mama Robinson nta wundi nyogokuru nzi wenda n'abandi imana izamu ariko rero sinzi abandi ba nyogokuru uri kuntwerera Jinta ati ariko se muri iyi minsi wanyweye ibiki kwanzigirayo ahera akahereza mama Lucas karibo agasigarana na Ivy
reka mubaza atari ko ufite ikihe kibazo kuri kwitwara bidasanzwe ngaho ngo ntushaka kumva ibi mu kandi kanya ngo uri muri ibi uriya ni nyogokuru wawe sheri. Aiva ati mama uramonda sintuga nakubwiye ngo uriya si nyogokuru. Ese ubu nibwo yibutse ko ari nyogokuru? Ubu nibwo aje kudukunda? Ubu nibwo yibutse ko turi umuryango we nyuma y'imyaka yose n'uburyo yatubonabonesheje? Mama wibagirwa vuba, reka nanigendere nta mwanya mfite wo kuvugana nawe. Ivy ahera akasohoka akigendera. Tuve kuri Ivy tujye kuri Priya ndetse na Karungi. Karungi bari kubwira Priya akambwira ati Priya mbambona wowe uzagira iherezo ribi pe, mbambona wowe kagiye kuzakwa. Ubundi kuki udatekereza kabiri? Ubona amayeri n'amanyanga atarabashiranye, uriya muryango mwawuhaye amahoro. Reba igihe mwageragereje kubambura ubuzima byarabananiye, none mugiye gukoresha systeme yo kubikundisha. Priya ati none dukora iki? Kari bwo buryo bwiza bwo kurimbura Mariza. Ubundi buriya Mariza nitumara kumwica ibintu bizaba bigiye ku murongo. Ndatekereza mama atabivuga kandi na mukecuru ntiyabivuga. Rero abantu bo hanze nitumara kubakuramo ibintu bizaba ari sawa. Karungi atari kuzi ko ntabwo bamugira. Nyuma ya Nimrat murashaka gukurikizaho Mariza, ariko uragira ngo Aiva sari. Priya ati yasaze ikibazo kiri he? Iyo yirutse ikibazo kiri he? Karungi atereka nkubwiza kuri Priya, uri inshuti yanjye pe, ndagukunda urabizi, ariko kuri inshuro ntago ngushyigikiye. Kwanza uhereye uyu munsi ntukongere kuza kumbwira ayo manjwe. Urareba igihe wahereye nakugiriye inama wanze kumva. Ese reka nkubaze muko, ko nabura mama wawe yakubyaye uwo navuga ngo ni nyogokuru wawe hoshwa ari ningirwe nyogokuru katari na nyogokuru wawe ukubyaye? Ubundi uriya mukecuru ni nkaho nari ikintu mupfana. Nose ubundi mupfana iki? Nta bibyara papa wawe Bob, just gusa mwamenyanye kubera yuko nyogosenge yashakanye n'umuhungu, mufitanye isano ya kure, ahubwo nuko mutabibona nta n'ubwenge mugira mwebwe. Amahirwe uriya mukecuru yarabyaye afite abuzukuru n'abuzukuruza yaruzukuruje. Ubu se nkawe na nyoko muraharanira iki? Ibaze nk'ejo n'ejo bundi babajyanye muri gereza. Priya uri gukomanga ku marembo ya gereza. Ase ibaze umunsi ibinyoma byawe n'ibikorwa byawe byagiye ku karubanda, urumva bizagenda gute? Priya nta mwanya mfite wo gukomeza kuba inshuti n'umukobwa umeze nkawe. Ese niba udatinya guhemukira uwo nakita kari amaraso yawe, ukaba udatinya guhemukira inshuti yawe magara mwakuranye, nanjye ngo magara narindimo magara se byigeze bibaho? Ibaze niba udatinya guhemukira umuvandimwe wawe nakita bya hafi hatari kure. Njyewe ndiki ku buryo utamemukira? Ni ukuvuga ngo nanjye ndamutse nkoza akantu gatoya wandimbura. Ariko se ubwo urumva hariya ngo baravuga ngo imbebera igihe umuhini yototera iki? Sinibuka ukuntu uyu mugani bawuca, ariko uri guca amarenga, kuko niba mwararimbuye Nimrat mukaba mugiye gukurikizaho Mariza, hari ubwo ngendeye iki ku buryo mutandimburara ko nanjye nzi buri kimwe. Erega nanjye nzi ubwenge.
ndabizi ushobora kwicara ukavuga ati Mariza nawe ati nyuma ya Mariza reka dukurikizeho rwose Karongi kuko Karongi nawe hari icyazi. Niyo systeme muri gukoresha. Priya umbabarire kandi wongere umbabarire, ndaguha amahirwe amwe ya nyuma. Genda usange Ive wicuza ibyaha byawe byose, usange nyogosenge umubwiza ukuri, usabe imbabazi z'amabi yose wakoze. Numara gusaba imbabazi uhere kugaruka uze njye nawe tuzakomezanya. Naho bitari ibyo nudahinduka uhereye uyu munsi unyibagirwe nk'inshuti yawe magara. Singiye kuzagwa mu ruzi ndwita ikiziba. Muritera mwebwe bumugiye kujijisha Jinta n'umugabo we n'umwana we ngo nyogokuru yaje gusaba imbabazi, kumba ari amayeri yo kugira ngo murimbure Mariza. Hanyuma ubwo nimumara kurimbura Mariza ninde uzakurikira? Nanone muzongera muhagurukira uriya muryango. Ariko muri ikibi shana nubwo muri ikiba, ahubwo ikibi gituye muri mwebwe, cyashoye n'imizi murenze no kuba ikibi mwebwe. Hako ubundi umuntu bwagiye he? Ndibaza bwagiye he kweri? Neza muranze mubaye abagome kuri uru rwego, ariko dakabaye icwende ni koga niyo koze ni gake. Guhinduka kwanyu biri kure nk'ukwezi, ariko ngereka nkubwiza ukuri njye ntabwo nakomeza kuba inshuti nawe. Kwanza rwose mbabarira uhaguruka ngaho wigendere, kuko ndumva nashaka gukomeza kukubona mu maso yanjye. Maze guhaga rwose plani zawe za hato na hato. Uzise genda ujye kureba ba Masi, urebe Shine ndetse na Nadia, nibo bagushyigikira mu mafuti yawe no mu bugoryi bwawe. Ngiye uwo mwanya nawe mfite nta n'uwo nzigira ngira. Icyakora ndagusezeranye ntabwo nzatuma hari ikintu n'iki na kimwe Ive amenye. Yewe sinzakuvamo. Ariko nudahinduka Imana yo mu ijuru Jinta senga izagutamaza. Ako byonyine nta nubwo ujya utinya ngo natekereza uvuge ngo umuntu wese w'Imana n'indakorwaho. Uriya mugore nakuriya mubyeyi uzi uburyo asenga. Kwanza wowe urabindusha kukubana nawe, ariko ubwenge bwawe buke nta nubwo butuma utekereza ngo uvuge ngo yamurwanirira. Muzi umunsi Imana yamanutse guhoresha uburakari bwayo, sha wowe na nyoko n'uwo wita ngo ni nyogokuru izabarimbura. Muzambwira. Tuve kuri abo ngabo bombe twigarukire kuri Ive abarimo agenda mu mahanda ari marira, ari nako yivugisha avuga ati Mana ngiye kuzaba umusazi. Neza ngiye kuzasara. Ngiye ndibaza why me? Always ni Ive. Agahinda kabarizwa kwa Ive, ukudahirwa kubarizwa kwa Ive. Ibintu byose ni Ive. I'm really tired. Ese ubundi Mana ibi byose ubikora ute? Ubundi ubigenza ute? Ibintu bimbaho hari undi muntu ntabura byari byabaho?
ntakubeshye mana, kwizera kwanjye kose kwaragiye, ntakubeshye umutima wanjye wose warahabye, sinzi icyo gukora n'icyo kureka. Byonyine niyo ntekereje ubwoba buba bwinshi mu mutima, sigaye ndyama mbyuka nibaza ngo ese ejo noneho n'iki kizambaho, ese kuri iyi nshuro noneho abanzi banjye bari gupanga iki, kandi noneho bari hafi yanjye barangaragiye, nta nubwo bari kure. Nkibaza iherezo ni irihe? Wa Mana we, nzi yuko ushobora byose, ariko nta na rimwe urarambura ukuboko kwawe ngo untabare. Ndi mu bibazo bikomeye cyane, ariko wa Mana we ntabwo nkubona. Kuki utuma umurimbuzi Sitani w'umunyamujinya aza akawutura njye w'umunyantege nke, nta mbaraga nsigaranye, nakwizera n'ukuntu guke nsigaranye. Mana rero, uhereye uyu munsi amaboko ndayamanitse, uburyo ngiye kubaho nanjye ntabwo mbuzi. Nubona mbikwiriye, ahari uburinzi bwawe buzambaho. Nubona ntabikwiriye, ubwo nyine ntago nzarindwa. Icyakora reka ngira icyo nkwisabira Mana, ahari njyewe warorera, ukarorera kunyitaho no kundinda. Ariko Mana reka ngira icyo nkwisabira, niba nkugireyeho umugisha kano kanya, nabura tangira urinda abo nkunda, nabura ndindira umuryango, urinde tata na mama, ndagusabye n'ukuri. Naho ibindi byo nzajya mbyumva mu matwi, mbyumve gutyo gusa. Icyizere cy'uko uzantabara ntacyo mfisigaranye pe. Cyaze wajya gubana nanjye iminsi mibi itaranzira, yaba nari meze nko mu bihe bya kera, mu minsi Mana wandindaga. Icyo gihe itabaza ryawe ryamurikiraga ibirenge byanjye, warambundikiraga ukambundikiza amoya yawe, ijisho ryawe n'ukuboko kwawe byahoraga kuri njye. Ariko Mana dore warantaye, Mana dore waransize, nsigaye meze nk'igiti kitagira amashami. Bandeba nseka, ariko imbere nshira numva, ngaragara nk'uwishimye, ariko ninjye ugiye kuzicwa n'agahinda. Mana nk'uko mpora mbikubwira, I'm depressed. Mba mbona amaherezo nzarwara trauma pe, kuko ibintu bimbaho ntabwo ari gusa. Ese Mana ni igeno ryawe, ni ubushake bwawe, bimbaho by accident, biba byagenze gute? Mana rero reka twumvikane kandi dusezerane, byose reka birangire. Njyewe narananiwe kandi n'ubu ndananiwe, byose reka tubirangize. Nta kintu nzongera kukubwira, nta n'icyo nzongera kugusaba. Kuko n'ubundi byose nagusabye nta na kimwe kigeze kimpira. Reka nemere ko nta kintu cyiza kizigera kinzira, nanakire yuko byose ntekereza ari imfabusa. Tuve kuri Ivy twigire kuri Gia,
ndetse na musaza William. Liam bari kubwira Gia, ambwira ati Gia, amaherezo ndaza gusara pe. Gia ati ariko byose ni amakosa yawe. Liam ati yego ndabyemera narakosheje, ariko nasabye imbabazi. Gia ati ariko imbabazi warazihawe. Liam ati ariko ziriya ntago ari imbabazi. Iyama imbabazi uyu munsi twakabaye turi kumwe. Gia ati Liam, uri musaza wanjye ariko reka nkubwize ukuri, nanjye ndi Ivy nakora nk'ibyo yakoze. I'm serious. Liam warahemutse, ntiwigeze nirinda rimwe wicaza umukunzi wawe, wagendeye ku mabwire. Ibyo bakubwiye nibyo wagendeyeho. Uzi ikintu cyica abantu? Uzi ikintu kizaturimbura twese kiremwa muntu? Ni ukumva amabwire. Umuntu akitera akaza akambwira ngo runaka yakoze iki, nkagendera ku byo yambwiye kandi ntabibonye, bigatuma mera ko mfata imyanzuro. Sinegereye wa muntu ngo mere ko mubaza, ahubwo ngendeye ku cyo nabwiwe just. Harya ubwo urambwira ngo byagenda gute? Uwakoze ikosa njyewe Ivy ndamwumva, icyo nzi neza nuko agukunda, ariko kukubabarira byanyabyo byaramunaniye kuko waramubabaje. Liam ati ariko nkwiye second chance. Gia ati nyine nibyo urayikwiye, ariko se urishuwa neza ko Ivy ibyo bintu abitekereza? Liam ati ntago mbizi niba uri buduhe igisubizo. Gia ati mu kanya gato arabageze hano ko namuhamagaye. Bakiri muri ibyo baganira, Ivy yari akabageraho, ariko aza ubona atishimye, anababaye, asa naho yarize. Liam akimubona ahera akamwegera akamuhobera, akavuga ati baby, are you okay? Ivy ati I'm okay. That's sure. Ivy ati yeah. Meze ute sawa ubwo? Liam ati meze neza. Ivy ahera akaramukanya na Gia, bakamuha karibu, ahera ko yicara. Gia ati Ivy ndatunguwe, nari nzi ko utari buze. Ivy ati suko narezwe, wansabye yuko njye nawe tubonana, so nagombaga kuza tukabonana, ahubwo nyine kubera iki wampamagaye? Gia ati Ivy, tutaragira ibintu byinshi, utaranagira gute, ndabizi pe, ndabizi ko Liam yakubabaje, mbana nafite n'ubwoba ko najye wanyanze utakongera kumvugisha. Ivy ati yawe uwo ntago ari we njyewe, ntago naguhora ikosa ry'undi muntu, naba nkurenganyije, and I will never do that mistake. I will never do it. Gia ati oh wow. Ivy ati ahubwo mbwira, wambwiye ko nshaka byihutirwa, ariko by the way ntukankura umutima. Iyo umuntu ambwiye ngo aranshaka byihutirwa mpera ko ntekereza ibindi bintu. So please, niba uri inshuti yanjye jya umbabarira basi, jya umbwira uti bimeze gutya, ariko ntukambwire ngo uranshaka byihutirwa ngo ndambwire ngo kandi bwangu. Hariya mera kungira ubwoba, mutima wanjye neza umaze guhaba. Gia ati ndakumva mwana wanjye. Ivy ati ngaho mbwira ahubwo rero bimeze bite, byagenze gute, habaye iki? Gia ati ndashaka kuguhuza na Liam.
Ivan ati umuza na Liam mu buhe buryo se? Ivan ati wowe umuza na Liam? Ntabwo ndi kubyumva. Gia, wowe umuza na Liam? Gia ati yego ndashaka kuguhuza rwose na Liam, umusaza wanjye. Ivan ati ntabwo ndi gusobanukirwa. Gia ati Ivan, ndagira ngo ubabarire musaza wanjye, musubukure umubano, musubukure ubukwe. Ivan ati Gia, ibi bintu twabiganiriye inshuro nyinshi kandi zishoboka. Gia, amarira narize arahagije, ntago kano kanya nshaka kuririra mu maso ya Liam. Agahinda yanteye karahagije, yarantengushye, yarabizi byinshi nanyuzemo. Liam twakundanye nyuma y'uko Ayman yaramaze kumpemukira, yarabizi ko mfite inkovu ngendana, natewe n'umusore wa mbere twari twarakundanye, ariko abirengaho nawe arambabaza. Nabura wenda navuga Ayman yari afite ibimenyetso, wenda we afite n'ishingiro ryo kurakara, nubwo nawe mushinja yuko nta kintu yambajije. Ariko se nka Liam, kubwirwa gusa kumva na evidence just ngo nuko yarabibwiwe na Ayman, icyo nicyo cyonyine yagendeyeho. Hanyuma se ko bakubwiye ko ndi umugore wa za Nyabingi, iwacu duterekera, dukorana n'abarangi, what do you want? Ushaka iki kuri njyewe Ivan? Ko bakubwiye ko uzapfa nubana nanjye, ushaka gupfa se? Liam ati ninshaka mfe tugikora ubukwe, ninshaka nzahere ko mfa, ariko sinzapfa utambereye umugore, ntabwo nzigera nicuza uyu mwanzuro. Ivan turihangana. Liam, reka nkubwize ukuri, mfite ibintu byinshi bindemereye, mfite ibintu byinshi biri kundiza, yewe mfite ibintu byinshi biri kunesha umutwe kano kanya. Rero wowe uri akantu toto, ntabwo wambera umutwaro pe. Ibyabaye byarabaye, agaciro wantesheje urakazi, none se ndakubabarira nkubera umugore, ndi kugushimira ko watumye niheba, watumye ngira agahinda gakabije, watumye niyanga nkumva nanze n'ibintu byose bingaragiye. Uzi impamvu meze gutya? Ni ukubera amakosa yawe. Uzi impamvu nta byishimo nyigira? Byose ni ukubera wowe. Nyuma y'amasezerano wampaye utabashije kurinda, urumva nta soni biguteye? Nongere rwose nguha amahirwe, ntuze rwose ndi kumwe n'umusore Liam, dukundana, njye ngenda mu muhanda mvuge ngo this is my boyfriend, nangwa se this is my fiance. Can you imagine? My fiance wantaye akagenda nta kintu avuze. My fiance wumvisha amabwire akansiga akagenda ngo nuko ngo bamubwiye ngo Ivan ibi. Liam, narakubabariye, ariko nubwo nakubabariye, sinakubabariye ngo njye nawe twongere dukundane. Penda gukunda no kukwikuramo byarananiye. I'm serious. Ariko uzi impamvu kukwikuramo byananiye se? Nuko numvaga nakwihoreraho, nanjye nkakubabaza nk'uko wambabaje. Uragira ngo nkubwire ikintu nagutekerezagaho se? Witeguye kucyumva? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese niki Ivy yatekereje kuri Liam
ese ubundi ubu Liam akwiye imbabazi, akeneye amahirwe ya kabiri, ese ubundi arayakwiriye nangwa ntago ayakwiriye? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, nijye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.